Turabasuhuje mwese abakurikiye Kiraro Nakizwe, amahoro y'Imana abe muri mwe kandi umugisha w'Imana ukomeze kubana namwe. Uyu mwanya tugiye kuganira ku jambo rivuga ngo abavugabutumwa nibo bateye gusuzugurwa kw'abavugabutumwa kubera kudasenyera umugozi umwe. Ni karibu mu kiganiro, reka dusenge. Uwiteka Mana igira neza, Mana ikomeye, twongeye kugushimira kuko waturinze, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya rero tugiye kuganira, ngwino ubane natwe kandi ukomeze kubana natwe mu bintu byose icyo dukora, aho turi bube turi kwirirwa, aho turara, ukomeze kujya ubana natwe tuguhesha icyubahiro. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Uyu mwanya hari ikintu kimwe ngira ngo mbwire abanyarwanda cyangwa se abandi batuye mu mahanga bo hirya no hino. Hari akantu kamwe ngira ngo tuvuganeho, kandi ako kantu abantu benshi bakunze kutabyitaho, bakabifata nk'aho bisanzwe. Hari ubwo ubona abavugabutumwa benshi baragwiriye, abavugabutumwa bari gukora, abavugabutumwa bari kugenda cyane, ariko ndagira ngo nkubwire ikibyihishe inyuma ni abavugabutumwa. Hari aho wakabonye umuvugabutumwa afata umwanya akirirwa ari guserereza mugenzi we, ari kuvuga nawe mugenzi we, yerere yaguye muri ibi, yagize atya n'atya, bamufatiye aha n'aha. Ese koko muri Matayo mu bice 7 niho watubwira ngo kuki ubona agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe ukumva wakwirukanka ukajya kugakuramo, wowe umugogo uri mu ryawe bizagenda bite? Niba ushoboye gutokora, banza witokore, wikuremo ikiri mu ryawe kuko cyo kiragaragara kiruta n'ibindi. Bwaca kabiri ukumva wa wundi nawe aramuhindukanye ngo nawe ngo nubwo wamvuze. Mbese bameze nk'abari gukina iby'abana. Avugabutumwa bariya mubona kuri YouTube, abamubona kuri za channel zikomeye, bameze nk'abarimo gukina iby'abana. Abavugabutumwa bakomeye wizeraga, abantu wizera bari hano kuri channel, yewe nanjye wajya kumva bingezeho, bameze nk'abari gukina iby'abana. Nta muntu n'umwe uri kwizerwa, nta muntu n'umwe wizera undi. Mbese usanga bari gukina iby'abana, bafite abafana, bari kuganira ibintu bipfuye biterekeranye n'ijambo ry'Imana. Kandi nyamara akazi baje basaba ni ak'umurimo w'Imana. Umuntu yaje asaba akazi ko kugira ngo avugire Imana, aza asaba akazi ko kugira ngo aheshe Imana icyubahiro. Ariko akazi tuba turimo, nureba neza, nucunga neza, uzamenya ko abo bantu atari abantu b'Imana. Ikizabikubwira ni uko uzasanga abo bantu bica amategeko kandi babizi. Ni uko uzasanga abo bantu bavuga ubutumwa butari ubwo kwezwa, butari ubwo gukizwa, butari ubwo kwakira Yesu Kristo. Bavuga ubutumwa butari ubwo kugeza abantu ku gakiza nyakuri, ahubwo bakivugira ubutumwa bugambiriye gutwika, bugambiriye kubwira abantu ibintu bidahari, bugambiriye kubwira abantu ngo baze babararukire, bararuke. Nibyo ngibyo ryo bababwiriza gusa, nibyo baba babwiriza, nta n'ikindi kintu kizima. Nicyo kizakubwira rero abantu batari mu mavuta. Hari ibintu rero ngira ngo turebeho, uzareberaho ko umuntu yatangiye nanone gucika intege ku by'umurimo w'Imana, kuko umurimo w'Imana uragoye kuwukora umwaka umwe, 2, 3, 4, 5, biba bigoye cyane. Ariko iyo ubanye n'Imana ukayizera, ukayiyegereza, iragufasha. Icya mbere, uzumva umuntu utangiye kureba ku by'isi no kujya mu matiku yabyo, iby'isi n'amatiku yabyo, uwo muntu azaba yagiye. Umuntu utangiye kugenda mu by'isi no mu matiku yabyo, uwo muntu azaba yagiye. Nibo babandi uri kumva rusengero ariko nubwo rwubatswe, nanjye nareko rwubaka ruriya se, buriya hari amafaranga menshi. Mbese ugasanga ari gutera commentaire ziri negative, ntatere ishaka abarwubatse. Mbese akumva abarwubatse ashaka kubabwira ibintu biri negative gusa, kandi akabivugira hano ku mbuga nkoranyambaga. Icya kabiri nanone, uzasanga umuntu nk'uwo nguwo atangira guca imirongo yo muri Bibiliya, atangira kwica ku ruhande. Ukumva nk'umurongo wenda ubwiriza abantu byo kwihana by'ubwami bw'Imana, ari kuwuca amazi. Umurongo ubwira abantu byo gusenga no kwiyeza, akawuca amazi. Uwo muntu ntabwo azaba ari mu nzira. Uwo muntu uzamurebe, umuneke, umumenye. Noneho ugasanga nanone afite nanone donc ibyaba arimo
nibyo kureba ibintu biri negative gusa, ibintu byapfuye, ntabwo areba ibyakozwe bizima, ahubwo abareba ibyapfuye. Ese nta n'ikizima gihari, nta n'ikiza kiriho, ibintu byose abakurikirana ngo arebe akantu kapfuye aba ari kavuga. Ariko uwo muntu yaje mu nzira kureba ibibi gusa, nta n'ikintu cyiza yavuga. Rero muri urwo rwego nibwo uzabona ko social media ziri hano mu Rwanda ugasanga nyine zatangiye gupfa, n'abazikoreraho nabo barazikurikiye bari gupfa. Ugasanga ibintu birimo kwangirika cyane. Ni ikibazo gikomeye. Reka dukomeze dusenge, ariko Imana ifite uko izakora. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe niba uri hano ku mbuga nkoranyambaga, amafaranga araboneka iyo ukoze neza. Amafaranga araboneka, ushobora kuyabona ukarusha n'abahinzi 5, ukarusha n'abacuruzi 10, ariko Imana nayo izakubaza ngo ayo mafaranga wayabonye ute? Wankoreye umurimo cyangwa se ntabwo wawukoze? Ese zino views twirirwa dushaka wazibonye ute? Wakoze umurimo wanjye nkuko nawukubwiye? Imana rero turengere kandi Imana idufashe. Abantu bareke kwitiranya agakiza ngo bakavangitiranye n'ibindi bintu, kubera ko Imana yo nijya kuza izaza simusiga ize ikintu cyose kitameze neza gikuraho. Kuri ibintu bibi mu rusengero ikubite sohore hanze. Imana rero turengere kandi Imana idufashe. Mukomeze musenge, kandi abatari mu kujya mu nsengero n'abari hanze y'amatorero yabo kubera impamvu runaka zitari nziza, mwihangane mukomeze musenge, musabe Imana. Ndabizi izabishira ku musozo, izabishira kuri gahunda. Ariko niba waraje hano kuvuga ijambo ry'Imana, rivuge. Nibyo nkunda kubwira abantu, uvuga ijambo ry'Imana, apana kuvuga ijambo ry'abantu. Ijambo ry'abantu rireke, kuvuga ibintu bica abantu intege bireke, byihorera, ibyo ntacyo byakugezaho. Ngo ngo ubundi se nubwo bafashije uriya muntu, ngo bamufashije iki se? Ngo nubwo bamufashije, ngo ariko ejo bundi ngo bakoze nabi gutya. Ibyo bigaruye he? Ngo nubwo bubatse urusengero rumeze kuriya, ngo ariko n'ubundi ngo yewe ngo nta kigenda. Amagambo aca abantu intege, amagambo asubiza abantu inyuma, amagambo atuma abantu bava muri mudu y'ibyizerwa. Ayo magambo no yareke. Imana idufashe rero kandi Imana turengere. Murakoze kuba mudukurikiye. Reka twongere dusenge. Mana igira neza, Mana ikomeye, ifite ubutware n'ubushobozi, twongeye kukugarukaho mu Imana yacu kugira ngo natwe uturengere, utwiteho, izina ryawe nirihimbazwe. Mwanya wa none turimo turasaba kugira ngo uduhe kuvuga ibifitiye abantu umumaro, uduhe gukora ibifite agaciro, kandi urengere buri wese mu Imana yacu ugukorera by'ukuri, umuhe icyerekezo n'inzira nzima. Tubisabye twizeye mu izina ryawe ryera. Urakoze. Amen.